uyu ni umurizo w'inka y'ibara rimwe. Ibara bita igitare mu kinyarwanda. Icya kabiri, uyu murizo ukaba waravuye ku nka ihuriye ku bitsina bibiri. Ihuriye ku bitsina bibiri gute? Yari ikimasare n'inyana. Yari ikinyabibiri. Yego. Uyu murizo ukaba ufite imbaraga zidasanzwe, iri ni ibanga ry'ubuvuzi buri gakondo. Ni amahoro. Yego. 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 Ariko hari icyo nashakaga ngo umfashe rwose, na n'ubu umugabo yagiye mu kazi ariko reba n'amasaha ageze bitagenda nijoro. N'ubu ngubu umugabo ntaragera mu rugo. Umugabo wamfashije nkamenya umugabo ahantu ari. Ngufashe umenya ahantu umugabo ari. Ni ukuri mfashe umenya ahantu umugabo ari. Ngaho urebamo hano. Uri kureba hano? Dore nguyu umugabo wawe, dore aho ari. Ye, wamubonye? Uyu mugore muzi kuko udukara umuturanyi wanjye. Ni umuturanyi wawe? Wamubonye? Namubonye we, Mana, ibi ni ibiki koko mbonye. Inyuma yo kubona uyu muntu urifuza ko nagufasha kindi ki? Urashaka ko muca mu buhehesi? Yego. Umugabo reka mugarure mu rugo. Yego, reka muhuze abandi bagore. Ni ukuri nabigusabye, mbabarira ubinkorere muganzi, umva nzagushimira. Hanyuma se umuntu uri hanze noneho kugira ngo nyine umuvure bisaba iki, bigenda bite, cyane ko mutari kumwe? Umuntu tutari kumwe agiye muvura nifashishije ifoto ye, imyirondoro yampaye kwanza. Ifoto ye iyo yayimpaye ndamuvura nshingiye kuri ya foto, gakoresha imiti yanjye n'imbaraga zidasanzwe, amuvura kandi arakira. Ufite umugabo cyangwa ufite umubana nk'abashakanye, urubyaro rwarabuze, ngiye nagufasha ukabyara. Umukobwa barakuzinze abuze umugabo cyangwa uri umuhungu, ngiye waza nkakuvura ugakira. Urumva? Ufite urubanza rwabaye kansobe, ngwino nguhe umuti ujye kuburana ibintu bikemuka. Ufite inyatsi, ese baguteza amahembe, wabuze amahirwe yawe, inyenyeri yawe yarazimye, barakwiba. Yego, ikindi kintu gisa nkaho kinakomeye muri iyi minsi, ingo zabuze amahoro. Umutekano ukabura mu rugo, mufite ibiryo, mufite amafaranga, mufite ibikenewe byose, ariko mwabuze amahoro. Njyewe ngwino iwanjye, umudendezo uboneke mu rugo. Umugore agukunda, umugabo akunda umugore, abana babubahe. Ese ufite abana bakunaniye, uri kubona bahindutse amabandi ku muhanda kandi babahaye byose, ngwino gufasha umudendezo uboneka. Ese gutera akabariro byabaye kansobe, urugo rurenda guhirima, rwarasenye, ngwino ngufashe. Yego. Ese igitsina cyawe barakizinze kingana nk'icy'umwana w'amezi 2, ngwino nguhe umuti. Yego. Ese umugabo yirirwa kureba nabi ngo ntugize gute uri umugore we kandi hari aho byakomotse, ngwino ngufashe umunezero uboneke mu rugo. Yego. Ni ibintu byinshi ariko bifatiye ku buryo buri gakondo. Ngwino yewe muntu wabuze urubyaro, ngwino ngurebere impamvu nimara kuyibona nk'umuti. Njyewe umuntu wabuze urubyaro mu mezi 6 abamaze kugira icyizere cy'uko atwite. Yego. Kandi biturutse ku bipimo
bya kizungu. wowe ukamuvura mu buryo bwa njyewe kinyarwanda nkabavura nkababwira nti noneho dore nkwaye umuti genda iyo wivuza bakurebere ko utwite akajya muri ekogarafi bisanzwe bakabona cyane. wawe urabibasezeranyije ndabibasezeranyije rwose bantu mu byumve aragira ati mbisubiremo umuntu uzaza kwivuza iwanjye yego ibyamuzanye ntibikemuka namaze kumubwira ko birakemuka uzabamugara amafaranga ya nyamuhe ubivugiye ku karubanda bose babyumva ku izuba ry'intangamugabo. okay iyo umuntu wanjye maze kumuvura akize musaba ko namutsirika yego amuha intorogwa none wa muntu umuroga akajya bimwoherereza akamuroga ariko bigafata ubusa. ariko nanone bavandimwe muri kunyumva mu rwego rwo kugira ngo n'umuntu waguhemukiye umuntu amunyuzeho akanyafu nyuma y'uko umuntu waguhemukiye ngiye mpamagara mu guhera igihano muhe igihano nawe yumva uburemere bw'ikosa yagukoreye. niba umuntu yaraguhemukiye mbisubiremo mpamagara mu guhera igihano ku buryo atazongera na rimwe. Yes, bakunzi bacu mbahaye ikaze aho muherereye mu mpande z'isi, twizere ko mumeze neza cyane ndetse naho bitameze neza mwihangane. Murabizi ko isi ni imvange, uyu munsi birakunda ejo bikanga, nibwo buzima twese tubayemo. Uyu munsi rero twagiye gusura umugabo muri kubona kuri kamera zacu, araza kubibwira ababwire n'impamvu turi hano ndetse munaza kumumenyaho byinshi bitandukanye. Nkeka ko abenshi mushobora kuba mumukeneye cyangwa se mukenera imwe muri serivisi akora, niyo mpamvu twafashe urugendo tujya kumusura. Tuguhaye ikaze kuri channel yacu. Murakoze cyane. Umeze neza? Ndamahoro, Imana y'u Rwanda yandinze. Yego, waduhaye karibi wawe, natwe tuguhaye ikaze kuri channel yacu ndetse n'abadukurikirana bose nizere ko baguhaye ikaze, nubwo abenshi bakuzi ariko ushobora gutangira noneho ubibwira mu buryo burambuye bakanakumenya neza. Murakoze, nta gihinduka, nitwa Rusezerano Mugesera w'umuziranyendo wo kwa Kizimya wakimenye iwacu ni mu Gisaka. Dukomoka ikaragwe k'Abahinda. Kabahinda akaba nuko yivuga rero. Wenda bamwe barakuzi, hari abo mwabonanye, hari abo mwavuganye, hari abakubonye ku ma televiziyo agiye atandukanye, ariko noneho abatakuzi cyangwa se abatakwibuka wabibwira gute? Uri muntu ki, ukora iki? Mbese babwire muri make bakumenye, bamenye ngo ese uri muntu ki, ukora iki mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe ndi umuvuzi, ariko uri gakondo. Yego. Uri umupfumu? Oya, ntago ndiwe. Ndi umuvuzi gakondo. Sitoze ko umuvuzi gakondo bamwita umupfumu mu Kinyarwanda haryara cyangwa biratandukanye? Aya. Uretse ko nyine washaka kugira ukunyita kwita nta n'icyaha yabakoze. Ariko ibyo kuri nge hoya, ahubwo ndi umuvuzi utanga ubuvuzi buri gakondo. None se umuvuzi gakondo cyangwa umuvuzi wa gihanga n'umupfumu batandukanira he? Nababa batabizi kubisobanura. Yego. Kandi akenshi iyo umuntu avuga ikintu atakizi niyo yakivuga nabi nta cyaha bakoze. Umuvuzi gakondo n'umuvuzi wa gihanga ni bamwe. Yego. Ariko nk'umurwayi cyangwa undi muntu utabizi niyo yakwita umupfumu, ndatekereza ko atabafuditse ntacyo. Yego. Ubisa nkaho muba mu makoperative, kubera ko nkurikije umupira nabonye wambaye, ndabona hariho nimero, wenda uraza kubitwereka neza. Ndabona hariho nimero bisa nkaho kagato turebe, ndabona hariho nimero 33. Yego, iyi ni imipira y'urugaga rw'abavuzi gakondo mu Rwanda. Yego. Urugaga rwo bitaga Rwanda Network. Ni urugaga rw'abavuzi gakondo mu Rwanda. Yego. Yego. Urumva ngo mufite urugaga ruzwi rwemewe na leta, mufite n'ibyangombwa? Yego. Noneho hari igihe tuya twumva ngo umuntu ngo yarampemukiye ngo umuvuzi gakondo ngo bigenda gutya, abaganye mu rugaga mwamufasha ikibazo cyanyu yaba yarageze icyo ari cyo cyose? Yego. Yego. Hanyuma rero impamvu twakugendereye muri make nuko twumvishe bimwe mu bikorwa ugenda ukora bitandukanye,
hakabamo bimwe umuntu akita kari nk'ubufindo cyangwa se nk'ibitangaza. Ndavuga nti reka tuzakugenderere tugusure tuganire udusobanurire bimwe mu byo ukora kubw'amahirwe nawe uratwemerera uduha karibu. Niyo mpamvu turi hano twagira ngo utunyuriremo muri make, nubwo ndi kubona ako kantu kari imbere yawe ni umugwegwe. Oya uyu ntago ari umugwegwe, uyu ni umurizo w'inka. Oya se, ariko uyu murizo ntago ari uw'inka zisanzwe. Ufite nk'ibintu wihariye ngiye kukubwira bitatu. Icya mbere, uyu ni umurizo w'inka y'ibara rimwe, ibara bita igitare mu kinyarwanda. Icya kabiri, uyu murizo ukaba waravuye ku nka ihuriye ku bitsina bibiri. ihuriye ku bitsina bibiri gute? Yari ikimasare n'inyana. Yari ikinyabibiri? Yego. Uyu murizo ukaba ufite imbaraga zidasanzwe, iri ni ibanga ry'ubuvuzi buri gakondo. Yego. Bivuze ngo mu buvuzi bwawe n'uwo murizo urawifashisha? Uyu murizo ndawifashisha kuko urimo imbaraga zidasanzwe. Yego, wenda ubwo tunabyinjiramo neza, uti uriho imbaraga zidasanzwe, wenda uraza no kudusobanurira utubwira ati se ndi muganga gakondo mvura ibi n'ibi, ibyo ntabasha kuvura n'ibi, kugira ngo wenda nkuko twakugendereye nkuko twagusuye hari n'abantu bazajya muri kuba babona kino kiganiro bakaba bavuga ati mfite ikibazo runaka ariko hari umuntu numvisha abasha kukimfasha. Ese wowe ukora ibiki, ushobora ibintu bingana gute? Murakoze. Yego. Icyo ndenda kubwira abantu sinshobora byose, ariko ibyo nshoboye mbigaragariza umuntu biciye mu gusuzuma. Yego. Mbere yo gutangira ibyo kuvura umuntu mbanza ngasuzuma niba uyu muntu koko indwara yita ko arwaye cyangwa arwaye iri mu nzira ya gakondo. Yego. Ufite umugabo cyangwa ufite umubana nk'abashakanye, urubyaro rwarabuze, ngewe nagufasha ukabyara. Umukobwa barakuzinze abuze umugabo cyangwa uri umuhungu, ngewe waza nkakuvura ugakira. Urumva? Ufite urubanza rwabaye kansobe, ngwino nguhe umuti ujye kuburana ibintu bikemuka. Ufite inyatsi, ngwino. Ese baguteza amahembe, wabuze amahirwe yawe, inyenyeri yawe yarazimye, ngwino ngufashe. Urumva? Yego. Barakwiba, ngwino ngufashe ibintu byawe bigaruke. Ni ibintu byinshi ariko bifatiye ku buryo buri gakondo. Yego. Yego, ikindi kintu gisa nkaho kinakomeye muri iyi minsi, ingo zabuze amahoro. Umutekano ukabura mu rugo, mufite ibiryo, mufite amafaranga, mufite ibikenewe byose, ariko mwabuze amahoro. Njyewe ngwino iwanjye umudendezo uboneke mu rugo, umugore agukunda, umugabo akunda umugore, abana babubahe. Ese ufite abana bakunaniye, uri kubona bahindutse amabandi ku muhanda kandi babahaye byose, ngwino ngufasha umudendezo uboneka. Ese gutera akabariro byabaye kansobe, urugo rurenda guhirima, rwarasenye, ngwino ngufashe. Yego. Ese igitsina cyawe barakizinze kingana nk'icy'umwana w'amezi 2, ngwino nguhe umuti. Yego. Ese umugabo yirirwa kureba nabi ngo ntugize gute uri umugore we kandi hari aho byakomotse, ngwino ngufashe umunezero uboneke mu rugo. Yego. Ni ibintu byinshi ariko bifatiye ku buryo buri gakondo. Yego. Yego. Hanyuma se muga wenda twabonye hano hari n'abantu benshi bagiye batandukanye, bikena bashiye kubona, sinzi nimbuze no kudutembereza, nabonye bimeze nk'ibitaro birimo abantu benshi. Nkibaza ese ushaka gutangaza ukavuga ati wenda mvura abantu ku biciro bingana gutya, mvurira amafaranga ya naya? Mbo ibyo ibiciro biboneka kubera uburemere bw'indwara. Yego. Umuntu arwaye, ubwoko bwayo cyangwa aho ari. Ariko n'umuntu waba wenda adafite n'amafaranga, afite makeya, ntibivuze ko atagomba kuvurwa, kuko icya mbere ni ubuzima bw'umuntu.
yego ariko aha reka nsobanure ndetse nk'usobanura ku bintu bita amarozi. buriya amarozi hari ukubiri. yego hari amarozi asaba ngo umuntu ayagutamike. hari umuntu uri kumpamagara ariko yarihangana gake. simbona sari hari umuntu uri kumpamagara. yego munyemereye mwareka nkavugana nawe gato. gusa icyo nasobanuraga ku marozi, buriya amarozi ari ukubiri. yego hari amarozi akomoka ku bintu bifatika, hari n'amarozi akomoka ku bintu by'imyuka. yego umuntu agategeka ikintu kibi kikaba ku muntu, yego cyangwa umuntu akagira icyo akora ikintu kibi kikaba ku ashaka ko kibaho. aya marozi ndayavura. yego kuko ari amoko abiri. ibitamikano n'ibyo batongera bagategeka ngo ndategetse runaka rwarapfa gira gutya bura amafaranga gutyo. yego ayo marozi ndayavura. noneho reka munyihanganire gato, ndabona hari umuntu uri kumpamagara, ndabona ari nimero yo hanze. mbabarire muvugisheho gake. ntacyo yaguhamagaye kenshi muvugishe. halo, uraho neza? ni amahoro. yego 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 ariko hari icyo nashakaga ngo umfashe rwose. na n'ubu ngubu umugabo yagiye mu kazi, ariko reba aho amasaha ageze ni saa 9 z'ijoro. n'ubu ngubu umugabo ntaragera mu rugo. umugabo wamfashije nkamenya umugabo ahantu ari. ngufashe umenye ahantu umugabo ari. ni ukuri mfashe umenya ahantu umugabo ari. ntawe uri mu rugo. reba saa 9 z'ijoro bugiye gucya, ntabwo yari yagera aha ngaha. mfasha menye ahantu ari rwose, niko bishoboye mfasha. yego mbo umpamagaye untunguye, nari mfite abashyitsi b'abanyamakuru. yego sinzi niba wakwihangana nkaza kuguhamagara mu gitondo. oya mugabo wamfashije, oya mu gitondo n'ubundi yaba yasubiye wenda ku kazi, ariko izi saha ataragera mu rugo ukumva ko hari ikibazo. wamfashije nkamenya nyirizina ahantu ari. yego none wakwihangana se nkabikora n'abanyamakuru bahari niba nta kibazo? nta kibazo, icyangombwa nshaka kumenya ni ahantu umugabo ari izi saha. yego okay, reka ngufashe nze murebera ahantu ari aka kanya. rwose urabungiriye neza, mfasha muka bimenye. negurira ibikoresho muhungu wa nze ncike uyu muntu umenye ahantu ari. gira vuba vuba. amafoto ye nayakohereje n'amazina ye na yego dore ngibi ndi kubireba. ngibi ndi kubireba, reka nze murebere uko bimeze. nushaka ugume ku murongo nta kibazo. nta kibazo rwose. yego mereza umuti wanjye muhungu. mereza.
uracyari ku murongo umukobwa wawe? Bose ndacyari ku murongo. Yego. Okay, hanze amafoto yawe ndi kubona. Okay, amafoto yawe ndabona ngaya. Reka ngo uhamagare mu buryo buri video, hanyuma nkwereke. Yego. Ngaho urebamo hano. Uri kureba hano? Dore nguyu umugabo wawe, dore aho ari. Ye, wamubonye? Ni umuturanyi wawe? Wamubonye? Ubwo hari dani waba ukikurimo, hari ikindi umaze umuntu wawe ntumubonye? Ndamubonye mubi ariko ndumiwe, ni umuturanyi wanjye bari kumwe bararanye. None nyuma yo kubona uyu muntu uri kugusenyera, yego, nyuma yo kubona uyu muntu urifuza ko nagufasha ikindi ki? Urashaka ko muca mu buhehesi? Yego. Umugabo reka mugarure mu rugo. Yego, reka muhuze abandi bagore. Nukuri nabigusabye, mbabarira ubinkorere muganzi, umva nzagushimira. Uzatanga ishimwe? Nzaguha pe, ndabyemeye. Ye. Ubwo nk'uko nari maze kugusobanura ko nari mfite abashyitsi, reka mbasezerere ngo noneho nkurikizeho kugufasha uyu mugabo mu. Yego, urakoze nawe gushima. Yego. Kandi witware neza, witwararike. Yewe mukobwa wa? Niko. Ntabwo bivuze yuko ugomba kumutura umujinya, nawe witware nk'imfura. Nanjye ibindi byose ngenda bigufasha, ngiye gusezerera abashyitsi. Imana y'u Rwanda ikurinde. Ngira ngo mwabyumvaga, uyu muntu ari muri Amerika. Twavuganye, ndakeka ari umusibe ejo. Ariko muri kumva ko ahubwo se mugabo wenda bamugani ko igitangaza kibaye ko ngize amahirwe bikaba bibaye mbibona. Umuntu ni gute ushika umuntu uri muri Amerika ukamubona? Nabonaga mwibase ndi kubonamo ibintu bimeze nk'abantu bari mu buriri, bari mu bintu nyine bitari byiza. Wenda nanefashe muri video, mbabarire, twabifashe rwose, nyihanganire. Niyo mpamvu nakubwiye ngo uyu murizo ufite imbaraga zidasanzwe, kuko ni umurizo, nuko dufite umwanya muto. Yego. Uyu ni umurizo w'inka y'ibara rimwe ry'igitare, ariko ihuriye ku bitsina bibiri. Izi nka rero ziba zifite ibanga ryacu mu buvuzi gakondo. Nyine tukibaza umuntu uri hanze umuvura gute, kuko nabonaga
sinzi ukuntu ufashe telefone ushyiramo ifoto y'umugabo mbona ugize gutya kwibasa utunga hejuru mbona ibintu birahindutse. Dusobanurire nyine ukuntu abantu bari hanze ubavura, cyangwa se ushaka gusanga n'abantu baba bari mu Rwanda wenda bafite akazi kenshi batabashije kuza, cyangwa se bari mu ntara za kure. Dusobanurire uburyo umufashijemo n'uburyo wafashamo n'abo bantu bose bari yo zakure. Uburyo umuntu mufasha tutari kumwe, yego, no kwifashisha imbaraga zidasanzwe nkamuha ubufasha. Iyo ari hafi afite umushake araza nkamuvura ndi kumureba. Yego. Naho iyo ari kure cyangwa ahuze nkoresha imbaraga zidasanzwe nkaba namuvura. Nk'uko n'umuroga ashobora no kumuroga atamukozeho. Umuntu akaba yaguhagurukiriza imizimu ikakuzengereza uri bwota amasimbi bigashoboka. Ari mu Rwanda undi ari hanze ukaba yamurogerayo cyane. None se ubwo nta buryo muba mufite wenda mwafashemo n'abantu ku buryo nta muntu wabasha kubaroga wenda mukaba mwabakingira? Ahangaha dutanga urukingo, umuntu tumuha icyo bita intarogwa. Iyo umuntu wanjye maze kumuvura akize, musaba ko namutsirika. Yego. Amuha intarogwa, none wa muntu umuroga akajya bimwoherereza akamuroga ariko bigafata ubusa. Bigasanga akingiye, afite ubudahangarwa kuri iyo ndwara muteza. Yego. Iyo mvura umuntu ntago burya birangirira mu kumuvura, ahubwo ndanamutsirika. Mu Kinyarwanda babyita gutsirika, ni nko mu Kizungu bavuga ngo ni ugukingira indwara runaka. Yego. Hanyuma se umuntu uri hanze noneho kugira ngo nyine umuvure bisaba iki, bigenda bite, cyane ko mutari kumwe? Umuntu tutari kumwe agiye muvura nifashishije ifoto ye, imyirondoro yampaye kwanza. Ifoto ye iyo yimpaye ndamuvura nshingiye kuri ya foto, ngakoresha imiti yanjye n'imbaraga zidasanzwe amuvura kandi arakira. Utubwiye ngo ifoto ni iki? Ni ukuvuga ngo iyo mfite ifoto y'umuntu, yego, mba mfite isura ye byanga byakunda, yego, mba mufite mu biganza. Rero kumuvura namaze kubona isura ya wa muntu ndi kuvura, biranyorohera cyane. Ifoto n'amazina gusa? Ifoto n'amazina. Buriya niwe muntu nyirizina kwanza ugahita umuvura cyane. Yego. Hanyuma yaguhamagaye wenda nandi mo ndakubaza, urimo uratunyuramo mu ndwara zimwuva n'ubwo nyine uwo mushito wa yasa turogoya, warimo uratunyuramo zimwe mu ndwara zigiye zitandukanye ugenda uvura kugira ngo n'abandi bantu wenda batandukanye bazaze ubashe kubafasha. Noneho wenda nimba nadukundira uraza kutubwira, nimba atari ibanga uraza kutubwira na nimero abantu bagukeneye bakubonaho, kugira wenda n'abantu bageze muri ikiganiro bamenya ati twamubona gute, nimba ayo mafoto n'amazina se twabimuherereza gute kugira ngo abashe kuduhufasha, bitewe n'uko hano hanze hari abantu benshi bagiye batandukanye bafite ibibazo bitandukanye. Ari kwanza muri uyu mwaka maze guhura na kesi 26 yego, z'abantu babuze amahoro mu rugo kandi ari umugore n'umugabo. Yego. Bubatse, bafite ibiborohereza ubuzima, amamodoka, bakize kwanza. Yego. Ariko kijyanye n'umudendezo n'umutuzo mu rugo barakibuze. Umuntu uri kunyumva ukaba uri kubona mu rugo bitangiye kugenza isataburenge, umugabo akunaniye cyangwa umugore akunaniye. Yego. Uri kubona abana barihirira amashuri, biga mu mashuri meza, bakirirwa mu biyobyabwenge mu biki, ukamwereza kwiga akigira gusambana. Yego. Cyangwa akigira mu biyobyabwenge ibyo utamwoherejemo, wamuhaye ibishoboka byose. Ngwino hano ngufashe. Yego. Ndakwinye ngwino ngufashe urugo rumere neza, abana bajye ku murongo. Yego. Ufite indwara z'amayobera, ngwino ngufashe. Harimo abantu bagera muri 3 muri iyi minsi, ndatekereza natangiye kubavura ejo. Umuntu wahezweho n'inda, umuntu kubyara byananiye. Yego. Ngwino nkuvure. Ese koko umutanga urubyaro ngo mugafasha n'abantu ngo gucuruza, ngo bagahinga bakeza, ese koko ibyo bintu nibyo? Dutanga umuti wo gucururizaho. Umuntu wagize igihombo giturutse ahantu hariho hose, umuntu wahombye mu mayobera, ngwino ngufashe uyu mwaka ubuzima bukuryohere. Ngwino yewe muntu wabuze urubyaro, ngwino ngurebere impamvu nimara kuyibona nk'umuti.
njyewe umuntu wabuze urubyaro mu mezi 6 aba amaze kugira icyizere cy'uko atwite, yego, kandi biturutse ku bipimo bya kizungu. wowe ukamuvura mu buryo bwa njyewe kinyarwanda, nkamuvura nkamubwira nti noneho dore nkuhaye umuti, genda iyo wivuza bakurebere ko utwite, akajya muri ekogarafi bisanzwe bakabona cyane. wow. ariko niba wararozwe n'umuntu, yego, njyewe no nkuvure. hanyuma se nk'uyu muntu uri mu hanze, uyu mudamu wari uguhamagaye wo muri Amerika, ukahita mubyita gushika harya gutyo mugaragaza. ni ukuvuga ngo iyo dushika mu buryo butatu. Yego, icya mbere ncika isura, nkayikwereka nk'uko nyamaze kwereka uyu mugore. yego. icya kabiri umuntu ndamuhamagara ukumva ijwi rye, waba ari umuntu uzi ukamumenya, ukaryumva ukavuga ati uyu nguyu ni runaka. yego. icya gatatu ncika n'izina. izina bavuga nti ntuzi umuntu witwa Habimana cyangwa witwa runaka, dore niba gukorera ibi bintu, washaka kujya imbizi nkabiguhera ibimenyetso, dore mwari kumwe aha ndi kubona ari mu bukwe cyangwa hanaka, dore yakoze bakora ugahita ubyibuka. hanyuma se nk'uyu mudamu nyine wo hanze wari uri gushikira ukamwereka umugabo we n'ibyo arimo n'uwo bari kumwe nk'uko twabirebaga, ubu hagiye gukurikiraho iki noneho biragenda bite? nkibaza ese ubu ngubu ntabwo uremye bifu hagati yabo, uremye amakimbirane bitewe n'uko umugore abashije kubyibonera ko umugabo ari kumuca inyuma noneho, cyane ko we wumvise avuga ko ashaka ko umugabo muhuza abandi bagore. yego, yite ku bana, cyane kumvise ko ari umunyarwanda ari kuba muri Amerika. buryo ujya gutera uburezi arabwibanza. sinagira rero ngo uyu mwana w'umunyarwanda ajye gutesekera iriya cyangwa bashwanire, ahubwo nabubakira. cyane ko wumvise ko icyo ashaka cya mbere ari uko umugabo tumuhuza abandi bagore. haramuketse hari n'umugabo ubona umugore atangiye kujya mu bandi bagabo, wampamagaye mbese mpamagara. yego. numara kumpamagara ibintu mbishyire kuri gahunda. yego, yego. hanyuma rero ntabwo ndi bukurambire, ubwo ndakeka ko abakeneye bimwe mu bintu bitandukanye abashije kumva, ahubwo icyo nibaza, ese waduha nimero abantu bakubonaho kugira ngo wenda n'abantu bakurikiye iki kiganiro bazakwifuza kukugana, yaba bari hanze yaba ari mu Rwanda, bazabone uburyo noneho babasha kukuvugisha. yego, inimero ndayibaha, iri no kuri WhatsApp. izi nimero ziri no kuri WhatsApp. yego. ushaka akaba afite ikibazo cy'uburwayi, ibibazo by'amayobera, nampamagare mufashe. yego, wenda turaza no kubafasha, tuzandike ku kiganiro kugira ngo abantu babashe kureba iyi video, wenda bagukeneye babashe kuzibana mu buryo bworoshye, turazibandikiraho nta kibazo. hanyuma rero tugana no ku musozo, ntago ndi bukurambire cyane, numvise uvuga ko ugiye kwita kuri uwo murwayi wawe, ariko ntago nagenda ntabarije abantu, njya numva abantu bagiye batandukanye nubwo atari benshi, ariko hari bake nabashije kumva. ndavugana iki kibazo nzakikubaza, ngo hari abaganga bagenzi bawe bajya bahemuka, niko nabyita, ngo umuntu akamwohereza ifoto n'amazina, akamwoherereza amafaranga babashe kumvikana, ikibazo ntakimukemurire ngo kirangire. sinzi ibyo bintu nimba wenda wowe ubiziho, cyangwa se watumara impungenge ko nawe hatari abantu bamwe na bamwe uzabikorera, nubwo wenda tutarabikumvaho, ariko tumara impungenge. murakoze. njyewe ndatekereza abarwayi banjye bamfasha, nta muntu uramvugaho icyo kintu. yego. ariko umuntu nzafasha nkavura akambwira ati ntabwo bikemutse, azampamagara amafaranga y'imiti nyamusubiza. urabibasezeranyije? ndabibasezeranyije rwose. bantu mubyumve, aragira ati mbisubiremo, umuntu uzaza kwivuza iwanjye, yego, ibyamuzanye ntibikemuka, namaze kumubwira ko birakemuka, azampamagara amafaranga ya nyamuhe. ubivugiye ku karubanda bose babyumva, ku izuba ry'intangamugabo. Okay, urakoze rero ku mwanya waduhaye, ndikumva n'ubundi hanze hari abantu benshi bagukeneye, ntago ndi bukurambire. hanyuma rero ugira ikintu ubwira abanyarwanda muri rusange, ugire n'ikintu ubwira abantu bari ku isi yose ariko bumva ururimi rw'ikinyarwanda, ubundi tugane ku musozo tukureke ukomeze n'akazi. murakoze. abantu
bafite amahirwe yo kuba bari kunyumva cyangwa barebye iki kiganiro, ukaba uzi ko urwaye ufite ibibazo by'incoberamahanga, waba uri mu Rwanda waba uri ku isi hose, ni ukuri niba ushaka ko ibibazo byawe bigira iherezo, mpamagara vuba na bwangu gukemurira ibibazo. Umuntu ufite ibibazo by'amayobera se wangishije inama nkaguha inama, ariko nibutse n'abantu bashobora kwibeshya ko barwaye mu buryo buri gakondo, bajye babanza basuzume ikibazo cyabo. Ariko umuntu ufite ikibazo cyakubereye incoberamahanga, washobewe, mpamagara ngo kize nkuvure, murakarama. Yego mugabo rero turagushimiye ku mwanya waduhaye, reka dufate inzira twerekeze itaha, usigaye n'abantu bawe turagushimiye, twizere ko n'ubutane tugukenera tuzakubona. Muzambona, Imana y'u Rwanda ibarinde. Murakoze. Murakarama.